dutangiranye umusore wari uri muri salo ndetse yishimye cyane bisa nkaho yari afite ubukwe ndetse ari kubutegura. Gusa ari kwitegura ndetse yambaye ikoti dore ko yari yaberewe kandi ko byagaragaraga cyane rwose yaragiye kuba yajya kureba umugeni we. Gusa abashuti be bari kumureba ndetse nabo bishimye cyane dore ko bari bamwambariye kandi nabo basaga neza cyane. Adolphe noneho rwose sinzi umuntu rwose uri buze kuba yagukira pesha usa neza bya hatari bro. Awareka niki se Samuel man ngomba gusa neza ndetse cyane kandi wibuke ko rwose uyu ari umunsi wanjye ndetse ngomba kuwambarira ngasa neza rwose pe. Ese man ko mbona wishimye cyane umukobwa wagira ngo rwose simwe uzi ko wagira ngo nibwo bwa mbere mugiye kuba mwahura. Ati no erega ntimwirengagize ko rwose uko byasa kose ari ubwa mbere tugiye kuba njye nawe twabana kandi n'ubwa mbere tugiye kuba twabonana. Murabizi neza rwose naririnze kandi rwose sinigeze nkora amakosa. Niyo mpamvu rero mubonana he ndetse nabyishimiye cyane. Sha rwose Adolphe nawe uransetsa se ubungubu ko usanze umukobwa ugiye kureba ndetse ibintu wari umwitezeho rwose atari ibyo afite. Hoya rwose mani mwibimbwira ahubwo twitegure vuba ndetse tugende turebe ko twajya kumusaba ndetse tukamukura mu rugo tukajya mu rusengero dore amasaha baduhaye rwose agiye kuba yagera. Aha sa rwose nta kibazo pe itegure tugende ndetse tubashe kuba twajya kumureba gusa nta birenze mani. Ndabona wahiye cyane wagira ngo rwose ni ibintu birenze wagira ngo watoye diama rwose. Shasa muzi ko wagira ngo suri pare wanjye rwose ndakeka ahubwo nawe bagakwiye kuba uri kumfasha bino byishimo. None ahubwo kugira ngo ubimfashe nyumvira pe uri gutuma nta na courage ngira pe. Oh no we rwose pe Adolphe ntagaruko rwose ntari gutuma rwose ugira courage ahubwo nyandi kukubwiza ukuri sinzi ibintu rwose wiringiye kuri ya mukobwa pe. Shawe intera ubwoba ahubwo reka tugire twitegura turebe ko twajya kumureba rwose naho ibindi byo turaza kubimenya tumaze kuba twashika. Gusa barakwereka ku ruhande umukobwa nawe yari ari kwitegura neza cyane gusa bisa nkaho yari afite ikibazo ndetse gikomeye cyane. Nuko yicaye aho ngaho nyina yaramusanze ati se Queen ko muntu utishimiye ubukwe bwawe mwana wanjye byagenze gute? Ati mama sinzi kuntu ndi kwiyumva gusa ndi kumva ntameze neza pe sinzi kuntu buno bukwe buri buze kuba bwagenda. Ati Queen mwana wanjye none se niki cyatumye uhangayika? Nyine wahangayitse cyane pe kandi biragaragara mu maso uri yijimye nta munezero ufite. Mwana wanjye mbwira byagenze bite mbwira rwose ndi mama wawe kandi nta kintu ukwiye kuba wampisha. Ati no mama nyine ndikumva ntazi pe ndikumva sa nkaho nabeshya Adolphe nshobora kuba ngiye kuba namutenguha. Atariko Queen uri umurwayi nta bwenge ugira mwana wanjye ugiye gutenguha umuntu se mugiye kuba mwabana ndetse ugiye kuba waza kukureba. No mama sibyo ngibyo rwose ndi kuvuga sinzi impamvu se mama wawe ntabwo uri kubyumva. Queen rwose mwana wanjye ntabwo ndi kubishikira ava muri ubwo bugurya ahubwo mbwire mwana wanjye byagenze bite niki cyatumye rwose uhangayika bigeze aha ngaha. Mama nyine Adolphe namubwiye ko nkiri umukobwa kandi mama naba nkubeshye pe. Ati Queen ibintu uvuze wabisubiramo? Yego rwose mama nyine naba nkubeshye mama sinzi nyine namubeshye ko ndi umukobwa ndetse ko nta mungu twigeze tubonana kandi pe mama urabizi neza kuntu mbere yuko mpinduka kuntu nitwaraga. None se ubwo baba baratuzaniye inkwano y'ikiga mwana wanjye iyo ukibimbwira kare uri kwibuka ko twagiye tubashananika ndetse tubasaba amafaranga menshi y'inkwano none ngo nta n'urusoni ngo ntabwo uri umukobwa none se ubwo turaza kuvuga ko yakoye ikira. Hoya rwose mama nawe rwose wintererana bose kuko mama nari bikubwiye ngo ndebe ko basi wampumuriza none mama kuko biragenda biti. Sha Queen rwose urantengushye mukobwa wanjye ubu se rwose ubukwe nabuhagarika urabizi neza ntabwo byashoboka urabizi ntabwo byashoboka nta nubwo byakunda kandi rwose sinzi uriya mungu kazakwihanganira kandi mwana wanjye nahoraga nkugira inama rwose ukanga kubyumva. Yego nyine mama ndabyumva wangiraga inama ndetse cyane gusa nanjye mama sinigeze mbitekerezaho pe ubu ngubu ndi kumva mfite ubwoba kandi yaranabimbajije rwose nanga kuba namubwiza ukuri. Waba umupfu mwana wanjye waba umupfu iryo ni ryo kosa rwose wakoze iryo ni ryo kosa wakoze ndetse ribi cyane. Aha reka dutegereze gukomeza wambare ndetse witegure rwose kuko ubwo bugoryi bwawe rwose mwana wanjye Queen ntabwo nabwishingira. Bitegura burindire ndetse aze kukureba ubwo wenda turaza kureba ibiba byakurikira ibyo ni ibyaye kuko wanze kuba wanyumva rwose mwana wanjye. Nuko mama Queen yahise kagenda ndetse nawe ajya muri sala aricara gusa mu kwicara nawe ibintu byamuteye ikibazo gikomeye cyane. Papa Queen nawe yahise kaza ndetse mu kuza asanga mama Queen yicaye muri salo. Ati mugore mwiza kuri aha ngaha kutari kwitegura bimeze biti uzi ko umwana wacu bagiye kuba baza kumureba uzi ko mu kandi kanya ariho Adolphe yari kumpamagara ndetse ambaza ko rwose twarangije kwitegura ngo aze kumureba bajye mu rusengero. None rwose mugore mwiza uri aha ngaha uricaye nta nubwo uritegura se umukenyero wawe uri hehe? Papa Queen wareka n'iki ko noneho ngwishije cyane uko byandenza ati
ati ugwishije cyane gute se kandi mugore mwiza, aya masaha ugakwiye kuba uri kwishima ndetse uri guserebura mubyeyi mwiza, ndetse ushima Imana ko umukobwa wawe rwose batamuteye inda hano rwose, kuko urabyibuka neza mu minsi iri imbere rwose yitwaraga nabi ndetse cyane. Papa Queen ngwino hano mu cyumba cyanjye rwose nkubwire, ndi kumva wowe uri kuvuga ndetse uri kubyina utazi rwose, uri kubyina mbere y'umuziki pe. Ngwino mu cyumba cyanjye ngira ibyo nkubwira ndetse rwose ndi kuva nacitse intege, ndi kumva ubukwe butakinsamaje pe. Aha tugende rwose mugore mwiza, ndi kumva ibyo uri kumbwira ahubwo njye ntari kubimenya ndetse sindi no kubisobanukirwa. Tugende rwose ubimbwireho neza pe, gusa ubu ngubu nkubwiye ko ntari kubyumva sinaba nkubeshye. Papa Queen yego mama Queen ndakumva kandi cyane pe, mbonye nturumbuye muri salo ndetse unyirukansa ngo ushaka kumbwira hano mu cyumba, ngambwira rwose kandi ndi kukumva ngo uteze yombi. Queen ntubizi ejo bundi mu kurangiza kaminuza kwe kuntu yari yaratunaniye. Mama Queen ndabyibuka nyine rero atunaniye, ariko twamugiriye inama ndetse yisubira haba umwana mwiza rwose, ndumva nta mpamvu yo kubihangayikira. Papa Queen wareka n'iki se? Ati se kandi byagenze bite Mama Queen? Nyine mbwira we gwisha ku ntego rwose pe. Rero Queen pe byanze nawe ungu bari mu cyumba ari kwibaza kuntu byagenda byamucanze. Queen yaradutengushye rwose mugabo mwiza. Ati yadutengushye gute se? Agiye ku mugabo se kandi atwite konzi ko ari byo bintu byeze muri iyi minsi? Ati no Papa Queen ntago ari ibyo ngibyo rwose. None se ufite ikibazo cy'iko umugabo ataraduhamagara tubwira kuko yabuhakanye, kahubwo ari kumpamagara ambwira ngo turugeze y'imyiteguro ngo aze kuza kureba umugeni we, ubwo ngubwo rwose bimeze biti? Ati wareka n'iki se koko Papa Queen? Ibaze ko Queen atari umukobwa. Ati Mama Queen ushatse kuvuga ko Queen ngo atari umukobwa se? Ati Papa Queen please be serious pe, ntabwo nkeneye joke zawe, ndabizi usanzwe uburaga ariko muri aya masandi sereye kandi gerageza unyumve pe. Hoya rwose Mama Queen gerageza ahubwo wowe umbwiza ukuri, ngo Queen ntabwo akiri umukobwa gute se atakiri umukobwa kandi ari hano iwanjye? Ese Papa Queen suri umuntu mukuru kuko suri gusobanukirwa ibintu ntashaka kuba nakubwira? Hoya rwose Mama Queen kubeshya ni icyaha pe, nkubwiye ko ndi kubisobanukirwa naba nkubeshye, kandi rwose nawe uri ngenzi wabisubwo kuko wabisobanukirwa uti ngo Queen ntago akiri what? Ariko se Mama Queen wanambwa nituye seriye da, utanagira ngo ndi guseka ukagira ngo ndi muri joke. Nzi neza ko umukobwa yakiri iwabo nta mungu uramutwara atarishingiye already aba ari umukobwa. Rero ibintu uri kuzumbwira ngo Queen bikindi ki please Mama Queen ntabwo pe. Queen wanye n'umukobwa kandi muhamagara se mbimubaza ati no Papa Queen ndabizi ugira umujinya mwinshi cyane, utamutera stress ahubwo nibyo afite by'ibibazo rwose bikiyongera. Ati none ubwo ngubwo ufite ikibazo kihe ku mukobwa wanjye rwose njye ndamwizera cyari umukobwa ndetse cyane rwose. Hewe tuza rero mu kandi kanya uraje kureba ibintu rwose agiye kuba yakuzanira, kirakurenga nikanuriye rwose mugabo mwiza. Ati ariko burya mugore mwiza ushobora no kuba uri seriye ahubwo njye ndi kubigira imikino pe. Papa Queen ibaza umwana wanjye rwose agiye mu rugo bakabasha kuba bamugarura ngo basanze atari umukobwa. Ubuse koko iki gisebo none twagikira muri zino karitsiye kwa Karoli urabazi neza sha Papa Queen sinzi rwose kuntu byagenda pe, sinabakira. Rero ntugire ikibazo umugore mwiza, umukobwa wacu kuba kiri hano ndetse ataragiye ku wundi mugabo ibyo ni ibintu bisanzwe kuba umukobwa yabonana n'abandi basore bakaryamana muri nyine bireze muri iyi minsi. Rero kuba yaryamana n'undi musore icyago twagira no kutwasanga twiti, ariko bagiye kwipimisha ndetse basanga ibizami rwose umukobwa wacu ni muzima ntago arwaye sida ndetse nta nubwo agize uti nta nubwo atwite. Rero umugore mwiza ibyo ntabwo byagakwiye kuba byagutera ikibazo rwose, dore ko cyane cyane ko n'umuhungu rwose ugiye kumutwara tutamwizera. Ubuse tuvuge kuri ya musore rwose Dorf we rwose ari imanzi byakomeje gukomera rwose akifata neza. Papa Queen we ntabyuze. Ati Papa Queen ariko tekereza kandi utekereze cyane pe, ibaze ukinzana muri uru rugo Papa Queen ugasanga sindi umukobwa kuko nari kuzagukizwa n'iki, nari kugukira. Ati aho ngaho rwose hoho amugani sha sinzi ko rwose twari ko bipfa pe, twari ko bipfa nawe ntabwo twari guhuza. Okay fine basi rero byumve ndetse ubyumve neza, ngaho ibaze rero niba tutari guhuza ubwo ngubwo tekereza uriya musore we. Ese dutekereza kuri uriya musore we yoroshye kandi urabizi neza rwose Adolf afite amahane kukurusha. Adolf wagira amahane ndetse menshi cyane ntaho muhuriye, wema unanyuzamo ugaseka. Rero wehere ari seriye uriya musore, tubizi ko no mu bintu byatumye rwose mwemera ko aza muri no rugo rwose ari buriya useriye bwe. Ati yego rwose mugore mwiza ndabizi uriya musore rwose ari seriye. Rero ibaze nasanga umukobwa wacu atari umukobwa ntazamutugarura bukeye bwaho
ati no mama Queen reka tubyizire ndetse tugende twitegura ubukwe, reka tureke kwistressa ku bintu by'amafuti rwose, ndabizi neza ntabwo bizakunda, umukobwa wacu rwose azagenda ndetse yubaka hirwe, wigira ikibazo ndetse wibigira birebire ndetse nukomeza kuba wabitekereza dayimoni nawe aruririraho. Ngo dayimoni ahubwo umugabo mwiza dayimoni yadutekera nuko tutabimenye, kuva umukobwa wacu rwose yakishura mwari amafuti kwirwa yirurwana n'ubuhungu budamufitiye umumaro, ngo nizaba sharing ibikingo mu gusohoka. Cyakora papa Queen twinanyigishije isomo buriya bari umuntu abe bakazigira bakora nkazigira mbarikura ngo mbahaye liberty baragiye. Papa Queen never, ntabwo bizongera kubaho. Ariko mama Queen buriya hari ikintu wibeshya, kandi icyo kintu wibeshya rwose nicyo gikomeye. Papa Queen no ushatse kumbwira ko nzajya ushatse kumbwira ko se bari abakobwa banyezongera kubemera bakagenda ngo bajye kureba abashuti babo nkuko Queen yajyaga bimbwira ngo ndetse ngo bagiye mu birori. Papa Queen uzaperereza, sinzongera kugwa muri no mutego rupe, sinzongera kugwa muri uyu mutego, nta nubwo nzongera kugwa muri iri kosa ubundi ndize kabisa kandi ntoyisomo. Mama Queen rero mugore mwiza nyine ugomba kubitekerezaho ndetse ukabitekereza cyane. Mugore mwiza ugomba kumenya bino bintu rwose. Buriya kuba umugabo cyangwa se kuba umukobwa nyine yagira ubwirinzi cyangwa yatekereza ibindi bintu birenze, suko wamukaniye rwose pe. No, buriya Queen nyine yagombaga kuba yagenda ndetse ubwo nyine twarakererewe pe. Gusa bari umuntu abe ndetse n'abandi basigaye ntabwo ari ngombwa ngo tubafungirane mu nzu ngo tubime liberty. Ubusa bazajya bajya ku mashuri tuzaba turi kumwe nabo. Ati hoya papa Queen ariko uko byasa kose sinzabemera ko basohoka ndetse bajye gutembera ngo bajye gusohokana n'abashuti babo. No mama Queen aho rwose uri kwibeshya kandi cyane. Abana bacu dukwiye kuba twabaganiriza ndetse tukabaganiriza cyane, ahubwo amazi atararenga inkombe tukiva gushyingira uriya mukobwa tubonye bikunze bari umuntu abe ndetse n'abandi. Dukeneye kubaganiriza ndetse tukababwira rwose ingaruka zibirimo, naho kuvuga ngo ibikingo tuzabafungirana rwose ibyo ngibyo ntago ari byo. Ubwo nyine nibyo ariko njye ntabwo ndi kubyumva rwose mugabo mwiza. Ati no mama Queen ufite kuba wabyumva rwose. Gusa barakwereka aho Adolphe yarari bisa nkaho yaramaze kuba yakitegura kugira ngo abashe kuba yajya kureba umugeni we. Gusa mbere yo gusohoka mu nzu nyina yise kaza ndetse aramusanga ati Adolphe, ati yego mama, ese mwana wanjye kuko kubugiye wirukanse tutabanje ngo tuniragize Imana, uri kwirukanka rwose ujya huza abadayimoni kuntu baba bagushaka ndetse baguhiga cyane mwana wanjye. Haya rwose mama se tuvuge ko kuri uyu munsi rwose hari umudayimoni wantinyuka. Ndabizi neza rwose mama uyu munsi n'uwanjye kandi rwose uburinzi bw'Imana buri kuri nge pe. Adolphe mwana wanjye rero suko nguko biri. Uko uburinzi bw'Imana bwaba buri kuri wowe bwose mwana wanjye, ntabwo byakavuze ko wagakwiye kubura ubwenge rwose. Rero mwana wanjye niyo mpamvu byaba byiza tubanje tukicara ndetse tugasenga tukirukana imyuka mibi y'abadayimoni. Mwana wanjye ukagenda rwose isengesho ry'umubyeyi ndetse n'umugisha w'umubyeyi rwose ukuriho. Aha mama rwose nawe gusenga kwa buri munsi ubuse kuko mama ntituri buze kuba twakerereza. Ushaka ngo tugere ku rusengero maze pastor abashe kuba yaduca amafaranga yo gukererwa kuko mama. Ati no umusore wanjye rwose ntabwo ari uko biri. Reka dufate umwanya muto dusenge ndetse reka mpamagare na papa wawe aze. Nitumara kuba twasenga rwose mwana wanjye ugende ndetse ujye kureba umugeni wawe ariko washyushye wa. Mama none sinabuzwa n'iki gushyuha. Ariko mama uribuka kuva cyane nahoraga nkubaza impamvu we na papa muhora mwishimye. Ati yego rwose mwana wanjye ahoraga ubimbaza ndetse ushishikaye. Ubuse basi warabimenye impamvu. Ati yego rwose mama impamvu nyine nuko mwahuje mukabana ndetse mugashyingirwa. Adolphe narizi ko waciye akenge basi ubwo ugiye kuba wazana umugore none ndikumva rwose ukiri umwana. Ati mama se kutangiye kumbwira rwose ushatse kuvuga ko mama rwose nkiri umwana. Ati yego rwose Adolphe mwana wanjye, gusa ntutekereze ko nkubwiye cyangwa se ko ngututse kuba nkubwiye gutyo. Gusa mwana wanjye impamvu njye na papa wawe rwose tukishimye ndetse ubona tumeze neza nta yindi mpamvu, nta byamirenge ndetse nta n'ibindi rwose mwana wanjye, ahubwo hagiye habaho kwihanganirana muri byose tukumvikana rwose mwana wanjye Adolphe. Kandi papa wawe kuri umubona kuriye ndize ngana gutya ndize nsaza atarankoza mu rushya atarankubita. Rero mwana wanjye kazumva ngo uriya mukobwa wawe nkubise cyangwa wamucishije mu rushyi. Ati mama rwose hamwe n'Imana ndabizi neza ntabwo nzigera mbikora. Kandi ikindi rwose mwana wanjye Adolphe ukwiye kumenya, wigeze ubona papa wawe ntonganya? Ati mama se cyane simwigeze gutongana koko mama. Ati koko mwana wanjye nigeze gutongana na papa wawe ndetse mwumva. Ati mama ntiyumva se ahubwo muhora mutongana nuko tutajya tubyumva. Ati Adolphe mwana wanjye ugiye kuba wabibona ndetse ugiye kuba wajya mu rugo kuko urugo ugiye kujya murabizi neza ntabwo ari ijuru.
ariko mama turi kwiga rwose twigira kuba twashyingirwana batubwiye ko urugo ari ijuru rito. Yego rwose mwana wanjye urugo ni ijuru rito iyo rurimo Imana, ariko mwana wanjye hari igihe urugo rujya rubamo abadayimoni ukagira ngo ni kuzimu ahubwo kuzimu kurenze. Urugo mwana wanjye rwakubana kuzimu ndetse bikakurenga. Ese mama uzi ko ntangiye kuba nagira ubwoba, ntangiye gutekereza ibintu byo gushyingirwa nkumva binteye ubwoba. Adolphe mwana wanjye rero icyo nari bikubwiriye, dore bwanake ntaza kuba naranagukerereza wa mugani. Gusa mwana wanjye ukwiye kumenya ibingibi rwose, kuba ugiye gushyingirwa ntabwo bivuze yuko nyine ugiye mu rugo rw'ibyishimo cyangwa mu biki n'ibiki. Mwana wanjye uzahura n'ibibazo byinshi cyane, umugore azagutuka, rimwe muzanarwana muzashwana. Ati mama ngaho ibaze kweri, ibaze umugore wanjye rwose yantutse ndetse mama namuceka njya buriya nta mikino. Adolphe mwana wanjye rero ibyo nibyo binteye impungenge rwose. Ibaze rwose muri aka gasozi numvishe ngo umwana wanjye yarwanye ndetse yakubise umugore. Mwana wanjye rwose waba untengushye pe. Hoya mama rwose ariko buriye mugore ntiyanzanaho ubugoryi ngo mwihorere pe baranjye nanamuceka ariko. Adolphe mwana wanjye ukwiye gucisha make ndetse ugatuza, kuko rwose urugo rujemo ibyo ngibyo rwose umugore akarakara nawe ukarakara. Ndakubwiza ukuri rwose mwana wanjye rwapfa ndetse butamaze kabiri, mwahita ko mushwana ndetse nta n'iminsi myinshi rwose mwamarana. None se mama ushatse kumbwira kuri mukobwa azanzanaho ubugoryi ndetse nkamwihorera? Nuko bakiye muri ibyo papa we yahise kazana wa Adolphe. Niba icyo uri kuvuga by'ubugoryi se kandi we na mama wawe mwakiteguye vuba tukagenda ndetse tukareba ko twajya kureba uriya mugore? Mushaka ko ducererwa kuko mwana wanjye? Hoya papa nyine mama yari kubanza kumpa inama, ari kumbwira ngo ranga umugore ngo nantuka ngo nzamwihorere ngo sinzamuceke. None se Adolphe mwana wanjye ubitekereza gute? Uba wumva gututse rwose nawe bahita kumuceka nk'uko ubivuga? Ariko buriya papa njye sinamuhereza pesi yantuka ngo mwihorere, nawe urabizi rwose nabanza nkamunyuzamo ebyiri. Wawe umupfapfa rwose mwana wanjye. Rero ibyo ntabwo bikora ndetse nta nubwo birya, nta nicyo byagufasha kuba wakubaka urugo rwawe rwose mwana wanjye. None se papa ushatse kumbwira ko nzamwihorera mu gihe rwose yantutse? Oya rwose mwana wanjye ntabwo uzamwihorera pe. Gusa nyine muzicara mu biganireho ndetse mu byumvikane birangire ndetse mu bisoze neza rwose mwana wanjye, kuko niwe yakuzamura rwose umwuka muremure nawe yawuvuganye rwose urugo ntabwo ruzamara kabiri, kuko nanjye na mama wawe rwose urabizi neza muri kano gasozi rwose turi intangarugero. Ati yego rwose papa muri intangarugero, ni nayo mpamvu rwose nanjye ngiye kuba nashaka. Ati yego rwose mwana wanjye abantu niko babibona ko turi intangarugero, ariko rwose nkubwije ukuri buriya sinakubwira ko rwose mama wawe ngewe nawe tutajya dushwana, ariyo dushwana ndetse tugashwana cyane. Gusa niyo dushwanye rwose mwana wanjye rwose duhita ko tubikemura pe, turicara nyine tukaganira ndetse bikarangira neza. Icyo twirinda rwose no kubwizanya umwuka wo hejuru ndetse tukabigira birebire, gusa bita ko bikemuka ndetse bikagenda neza mwana wanjye. Nyine papa nanjye nzajya muganiriza, ariko nsanze ngaho papa nk'ubu ngubu bibaze rwose nshatse umugore uretse ko bitambaho, nkajya kureba ngasanga nta gakiri umukobwa byararangiye. Koko papa uri kumva rwose aho ngaho nyine mbwira kuntu nabikontorora, ukumva yankira sinamuceka ndetse sinahita ko mwirukana. Rwose mwana wanjye aho ngaho rwose nta bitekerezo mbifiteho, dore ko ngiye rwose nasanze mama wawe rwose akiri umukobwa. Hari rwose papa doro mwikirirwa rwose mubitindaho ndetse munabitekerezaho. Ndabizi neza ka kwini n'akana keza ndetse karirinze rwose. Ati cyakora rwose umugore mwiza aho ngaho uvuze ukuri pe, uriya mukobwa ndabizi neza ndamwizeye rwose, nzi ko yahora agasenga kandi rwose yari umukristo pe. Papa yahora agasenga, wenda nanjye nzi ko ari umukristo. Uzi ko papa bya bintu byose by'ubusore ngo kugenda ngo ugasura umukobwa mugahoberana ngo mugasomana, uriya mukobwa ntiyari kubinyemerera, papa yaranyirinze ku bintu bijyanye n'ibyo ngibyo. Ati cyore Nose Adolphe bishatse kuvuga ko hari abandi wabikoreraga? Ati no papa, nyine warabizi tumaze gusezerana n'uriya mukobwa, nyine natekereje ko wenda ibintu byose birangiye ko yanyirekurira ndetse akanyiha, gusa yakomeje kuba yanyirinda pe, n'ubundi nta kintu na kimwe kigeze kiba. Ati ntiwumva se mwana wanjye, bishatse kuvuga ko rwose uriya mukobwa ni muzima pe, ahubwo wikirirwa utekereza ibintu byinshi ndetse utekereza kuri. Ahubwo rero rwose mwana wanjye mbona waratomboye, wabonye umugore mwiza rwose, wabonye umugore ukubereye. Aha papa wenda reka ndeke gutekereza ibinini, wenda ngo ntekereze ko yaba rwose ngo atari iki n'iki. Reka tubyizere, ahubwo rwose ni musengere ndetse tugende tujye kumureba. Nuko bahise ko basenga, gusa bamaze gusenga bahise ko bajya kwa nyina wa Queen ndetse bajya kureba Queen. Gusa mu gushika kwa Queen basanze Queen rwose yiteguye nawe yambariye neza ubukwe kugira ngo babashe kuba bajya mu itorero ndetse babashyingire. Nuko bamaze kuba banywa amata y'ababyeyi ndetse bamaze kubahesha umugisha, Adolphe yase kareba Queen ati baby ko mbona rwose wijimye mu maso byagenze biti.
ati rwose Adolphe ndikumva mfite ubwoba pe, ndikumva mfite ubwoba ku buryo utabitekereza. Ati Queen nose ufite ubwoba bw'iki? Ntabwo witeguye se kuba basi njye nawe twashyingirwa? Ati no rwose nyine ndikumva mfite ubwoba muri njye sinzi ari ukubera iki. Tugira ikibazo baby, ndabizi neza rwose biraza kuba byashira ndetse nitubasha kuba twashyingirwa tuvuye rwose mu itorero biraza kugenda neza pe, wigira ikibazo ndetse wikwiheba, tubizi se ko ngukunda kandi cyane. Ati of course rwose ndabizi neza urankunda kandi cyane, gusa ndabizi nyine mfite ubwoba pe, sinzi ari ukubera iki. No Queen, nta mpamvu nimwe rwose yo kuba wagira ubwoba, ndabizi neza pe, nzakora uko nshoboye ndetse nzakwitaho, ntabwo nzigera nkubabaza mu buzima please. Ahubwo nyine wowe gerageza rwose nyine ugerageze basi ugaragare neza ku maso, uzi ko biri kugaragara ko wijimye buri muntu wese akabasha kuba yabibona. Basi sheri nyine basi reka nkwizere ko nkunda pe. Ese reka nkubaza Adolphe? Nta kibazo rwose baby, mbaza ndakumva ndetse ndaza kugusubiza pe, ntabwo uzansiga ndetse nta n'ikintu cyatuma unsiga. Ati ariko se Queen kuki uri kumbaza ibibazo nk'ibyo ngibyo by'amafuti? Ubwo se rwose niki cyatuma ngusiga? Urabizi neza yaba ari mu minsi yacu turi kwigira rwose kuba twashyingirwana, narabisezeranye ndetse no ku murenge narabisezeranye. Rero ntugire ikibazo rwose, nta kintu na kimwe cyatuma rwose nguhemukira ndetse nagusiga. Ahubwo icyo kibazo niyo wakakibajije, we ntabwo uzigera unsiga. Adolphe rwose wigira ikibazo pe, ngenda hari ku bwawe kandi ntabwo nzigera rwose nguhemukira. Gusa nyine nidushika mu rugo mbere yuko rwose hari ikintu ushaka guhita ko nkubwira ndetse direct tutaribuze kuba twatindaho. Ese basi baby uraza kuba wabyumva? Queen rwose gabanya kuba wagabanya ibyo bintu rwose pe, uzi ko wantera ubwoba, gabanya ibyo bintu ureke kuntera ubwoba. Ahubwo nyine abwo reka tugende tutaza kuba twakererwa rwose. Nuko mama Queen yahise karebana na papa Queen ati Papa Queen bari abana se bari kuganira iki, ko uriya mukobwa rwose yihebye mu maso bimeze biti? Aha nakabibajije wowe rwose, gusa ngiye ndibuka neza rwose nza kukureba kugira ngo dushyingirwe, ntabwo wari umeze kuriya ku maso, ntabwo wari wijimye ndetse nta n'ubwoba wari ufite. Aha nanjye rwose Papa Queen mbaze nkubaze pe, byancanze. Gusa buriya reka dutekereze ko wenda impamvu ndetse n'ubwoba afite ari ubw'ubukwe ndetse kajye kuba yabonana n'umusore bwa mbere ariyo mpamvu abifitiye ubwoba. None se reka nkubaze ko we cyane nta bwoba wari ufite? Ati njye nihagararaga ariko buriya nanjye nari mfite ubwoba pe, gusa buriya rwose umwana wacu nyine aragiye nta kundi, atari ko agiye rwose ntacyo agiye kuba rwose, agiye mu maboko meza. Aha reka tubyizere gutyo rwose mugabo mwiza. Tugende rero tugiye mu modoka ndetse tugende tujye kubashyingira. Ko bose bahise ko bitegura ndetse bajya ku rusengero babasha kuba bashyingirwa. Gusa bose bamaze kuba bashyingirwa bahise ko bafata amafoto ndetse bamaze kuba bafata amafoto bahise ko bagenda ndetse basubira mu rugo bajya kwiyakira. Byari ibirori byiza dore ko ababyeyi bose bari bishimye ndetse bari banezerewe, dore ko bari banezerewe Queen kuba yakinjira mu muryango wabo. Ndetse no ku ruhande rwose rwo kwa mama Queen nabo bari bishimye cyane dore ko babonaga Adolphe ari umwana mwiza ndetse katatenguha umukobwa wabo. Muri make bose bari bishimiranye dore ko imiryango yari igiye kuba yahura ndetse ikongera ikagwiza ubushuti hagati yayo, dore ko rwose abana babo bose bari bashyingirwanye. Nuko ubukwe burimbanje ndetse bugeze hagati, mama Queen yahise ko yiyiba ndetse arasohoka ajya hanze. Gusa mu kujya hanze yahise kamagara na Papa Queen dore ko bakomeje kubona umwana wabo rwose mu bukwe atishimye ndetse afite ubwoba bwinshi cyane. Ati Papa Queen rwose ngewe bikoba byankutse pe, ndi kubona umwana wacu nta byishimo habe na bikeya, afite ubwoba bwinshi. Ese Papa Queen biraza kuba byagenda gute? Rwose biragaragara nabi pe, n'amafoto ari kuyica kuko nta byishimo pe, nta kanyamuneza kuko agiye kuba yashyingirwa. Yego rwose mama Queen ndetse nanjye rwose nabibonye, ariko se yakishima gute? Yakishima gute rwose mugore mwiza tubwizanye ukuri? Umwana wacu urabizi neza ibintu yatubwiye mbere yuko ajya gushyingirwa. Yatubwiye ko atakiri umukobwa kandi rwose yatubwiye ko yijeje uriya musore rwose bitangaza. Rero ari gutekereza ko ntajya kuba yatenguha umwana w'abandi nawe rwose bikamurenga. Rega mama Queen ugomba gutekereza ndetse ukamenya neza nta mahoro y'umunyabyaha. Buriya ari gutekereza kumva rwose arashize. Ahubwo wenda tumusenyera uriya musore abashe kuba yamwumva, gusa anamugaruye buriya mu rugo njye si byantungura. Gusa ririya shyano rwose ryaba ari insebeje. Ubuse koko Papa Queen wagakwiye gutuka Queen ngo ni ishyano, cyangwa ahubwo rwose twagakwiye kurebera hamwe ndetse tukareba igisubizo gihamye. None sera mugore mwiza, hari ahantu uzibatanga umuti usubiza ubusugi kugira ngo tubashe kuba twajya kuwumugurira basi?
umusore najya kumureba aze gusanga ari muzima. Ziriya ni ingaruka z'umwana ndetse n'ubugoryi bwe yagize. Dore n'ubundi bugoryi ndetse yagize bwinshi cyane. Yanze kubwiza uriya musore ukuri, yanze kumwizera ngo amubwize ukuri. Wasanga hariya kimubwiza ukuri rwose kuri iyi nshuro ataba afite ubwoba. Papa Queen rwose nawe uri kuntenguha pe, nari nzi ko basi wari buze kuba wanyumva ndetse ukumva akababaro k'umwana wacu. None ndumva rwose avuga kugira ngo ukumve rwose nawe uri kurushaho kunshengura umutima. Hoya rwose mugore mwiza, ntabwo ndi kurushaho kuba nagushengura umutima, ahubwo rwose nuko ndi kukubwiza ukuri, ahubwo ukuri nuko udashaka kuba wakumva. Ariko rwose umwana wacu niwe wihemukiye ndetse nyine natuze yakira urwaje, ahubwo wowe umusengere wenda tuze kureba ko wenda Imana yaca inzira. Papa Queen, urabizi neza Imana twasenze, ubuse koko wajya imbere y'Imana usenga uvuga ute koko? Imana urabizi ni Imana itagishyigikira amafuti, ni Imana ikorera mu kuri, ni Imana igikoreka ndetse ugakora ibyo ushaka gusa bikazana ingaruka. Rero sinzi Imana, ndumva ahubwo nta n'impamvu yo kuba twayizana muri ibi bintu, kuko rwose umwana wacu niwe wabyishakiye ndetse niwe washatse kuba yajya mwabiriya. Reka ahubwo turindire wenda hari, sinzi wasanga umusore rwose ariwe rwose uri buze kuba yabikemura ndetse rwose akamubabarira cyangwa bakarwana, nta wamenya, gusa Imana ibafashe. Nuko barakwereka ubukwe bwararangiye ndetse bamara kwiyakira, gusa bamaze kwiyakira Queen yahise kagenda ndetse ajyana n'umusore we rwose Adolphe. Nuko bahise kubashika mu nzu, dore ko yari ijoro ry'ubukwe. Ati Adolphe, umeze neza se mukunzi? Ati wapi rwose ntabwo meze neza, uyu munsi wabaye mubi ku rwego rwo kutabitekereza. Ati Adolphe, wabaye mubi se gute kandi? Ati rwose uyu munsi wandakaje, wampemukiye pe, wampemukiye ndetse rwose sinzi icyo nakora. Ati nawe mukiye se gute kandi? None se baby, can you imagine wabonaga kuntu wagaragaraga rwose kuri stage, nta kintu na kimwe cyari gifite icyo kikubwiye, wari warakaye, amaso yawe yatukuye, wagira ngo ugiye uzi ko wagira ngo rwose ahantu ujuje mu muriro ndetse nta n'umunezero uzigera ubona. Please Queen, rwose wakabije pe, kandi urabizi kuva kare nahoraga nkubwira ngo gerageza basi wishakemo ibyishimo, ariko nyine ntiwabuza kimwe gusa pe, baby wampemukiye pe, gusa nta kundi njye nakubabariye kuko burya gushaka nyine bisaba kwihangana. Yego rwose nyine Adolphe, bisaba kwihangana kandi pe umbabarire nanjye singe pe, sinzi kuntu nyine no munsi wagenze, gusa nanjye nashidutse ari kuri yameze, nagerageje no kwishakamo ibyishimo, gusa nyine nabibuze. Gusa ndakwinginze wumve ko ngusabye imbabazi kandi mbikuye ku mutima, ntabwo bizongera. Nyine Queen, nyine urabizi tukwiye kubana ndetse tugiye kuba twabana ndetse dutindane. Rero niyo mpamvu rwose biriya bintu kuriya witwaye sinigeze mbikunda pe, witwaye nabi ndetse urabigaragaza cyane. Please baby, ugerageze nyine, sinzi uko nabivuga ndetse sinakurakarira, kuko buriya kugira ngo dukundane ndetse tubane bizatinde biransaba kugira ngo rwose njye nihanganira ibintu bimwe na bimwe ndetse ndeke no kuba nabitindaho. Gusa rwose hariya witwaye nabi pe, witwaye nabi ndetse byambabaje. Nyine basi please, ariko nanjye nagusabye imbabazi rwose, ntabwo bizongera. Ati nundi se ku munsi w'ubukwe bwacu wari uyu nguyu, kandi rwose umunsi w'ubukwe aba ari umwe mu buzima ko utazongera kuba. Nakubabariye ndetse nta n'ukundi nabigenza pe, ahubwo se nyine Adolphe, hari ikindi kintu ushaka kukubwira ndetse gikomeye cyane. Ati kirenze se kubyo wankoreye byo kuba wambabaza kuriya. Ati Adolphe, sinzi uburyo uri buze kuba wabifata cyangwa uburyo uri buze kuba wabitekereza, gishobora kuba kirenze cyangwa ari kibi cyane kurushaho, gusa nyine basi ufite kuba wanyumva pe. Okay fine, ntaribi rwose mbwira ndi kukumva. Nyine Adolphe, narakubeshye nyine, ntabwo nigeze nkubera umwana mwiza. Ati warambeshye gute? Ati nyine urabizi neza hari igihe wambwiraga ngo turyamane cyangwa kugira ngo tubashe kuba basi twasomana, byose nkabyanga ndetse nkakwigiraho wadanje. Ati kandi rwose nyine warakoze pe, wangaragarije ko uri umwari mwiza, umwari nizeye neza ko nyine tugiye kuba twabana. None kandi finally rwose kwihangana kwanjye byanteye kuba nanesha, ubu ngubu rwose tugiye kuba twakomezanya, kandi rwose mbanye n'umukobwa mbizi neza, ngahibaza iyo nkibikora ndetse ngahita ko nkwanga. Nari kuba nguhemukiye nkakureka ndetse nkakwandagaza, nyine nkagusiga wenyine ukabasha no kuba wabura umugabo, kuko mugore mwiza urabize muri iyi minsi biragoye rwose umukobwa gusanga ari umukobwa, usanga bose byararangiye. Ariko rwose ngiye ndi umunyamugisha, ngiye rwose nyine urabizi nsanze uri muzima nyine, kandi thank you rwose kuba waranyiyimye pe, kuba waranyiyimye rwose ngiye mbifata nk'amahirwe yanjye. Ati no Adolphe, sibyo nshatse kuvuga. Ati no ushatse kuvuga ikimbwira ntari bikwine, ndi kukumva ntaba no kwikina asanga hari ibindi. Nyine Adolphe, narakubeshye ntabwo ndi umukobwa. Ati what? Ati yafoshe uwa narakubeshye ntabwo ndi umukobwa, nyine byararangiye, ahubwo nuko nashakaga ko ntakongera kugwa mu makosa nkayo naguyemo kera.
ati Queen none ubwo nkaba narakoye iki mvuge se nakoye umugore byagenze biti mbwira ikintu naba narakoye rwose muri make. Ariko please Adolphe wimbwizanye umwuka rwose muremure w'inkanga basi gerageza unyumve niyo mpamvu ndi kubikubwira ndetse ngusaba imbabazi rwose. Nta n'isoni niyo mpamvu uri kubimbwira ndetse unsaba imbabazi. Kuki utabimbwiye kuva kare? Kuki utigeze ubimbwira mbere none ukaba ubimbwiye none hasi uri kubona aricyo byaba bigitanze? Ahubwo ndakwinginga Bari 1 2 3 bazinze utuntu twari rwose bavuye ahangaha muri uru rugo. Please Adolphe ndagusabye rwose mbabarira pe, mbabarira Adolphe ndagusabye mbabarira unyumve rwose ndakwinginze mbabarira nanjye nyine ndabizi nakoze amakosa ariko please mbabarira ndetse numbabarira ntabwo nzongera kuba nakora amakosa nkariye. Nta n'urusone ninkubabarira rwose uraza agusura kuvuga nta n'isoni ufite urikuba nta kimwaro ufite uri kwibuka ko nduwanyigiragaho wadanje ngo ibiki ntabwo ushaka ko nge nawe rwose ari ikintu twakora kumbe rwose wari umugore wigendera ahubwo ukagomeza umbeshya ushira mu byizere. Ubu se abantu bose nagiye mbeshya ngo nge kuba nashaka umukobwa ndetse mwatekereza aho umuntu mwabikoze rwose. Ibaze nimba yarari mu bukwe bwanjye ubwo yambonaga gute? Ahubwo sinanatekereza karumwe cyangwa kari babiri ubwo ndabizi rwose n'abantu benshi. Oya please Adolphe ariko rwose n'umuntu umwe gusa twabikoze pe kandi ndakwinginze mbabarira pe. Ni umuntu umwe mwabikoze nta n'urusoni uwo mwabi nubwo yaba ari banga nubwo utaba ariko nta niso. Ese kuki wakomeje gutuma nkwizera? Kuki utigeze umbwije ukuri? Uri kwibuka inshuro zose najyaga mbikubaza ndetse ukampakanira ukansembera rwose ugakomeza kunyiryaho ndetse unyirataho. Adolphe please umva rero twumvikane nta mpamvu yo kugira ibyo dutindaho. Ayo nagukoye rwose ndemeranya hombe ntabwo biri bungore rwose pe. Gusa please fata nutwawe ndetse umvire muri runo rugo ndetse utaranashika no mu cyumba cyanjye utananterera umwaka inzu. Bari 1 2 3 rwose wasohokeye mu nzu. Nuko Adolphe yahise kafata rwose Queen aramusohora ndetse amusohora nabi cyane. Queen yahise kasubira iwabo ndetse ajya kwandagara dore ko ari byo yari yarashimye yari yaranze kubwira Adolphe ukuri kose. Inkuru yacu y'urukundo nahangaha irangiriye. Nkwibutsa gukora subscribe wowe utarayikora kugira ngo ujye ubasha kunkurikirana umunsi ku wundi. Gusa burya inama nzima cyangwa se ikintu kizima no kubwiza umuntu ukuri kuko aba kuri kose rwose kuko biragoye kubyakira ariko rwose arakubabariraho kugira ngo rwose bizamutungure. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.